hola. This is Rwanda. Aho ndi kumwe n'abantu banje n'iki ni umwanya mwiza cyane, umwanya wo kubaza buri muntu wese ahageze yarinjiye muri sinema, tukareba uburyo twatangiye, tukareba aho twavuye n'aho tugeze, bikaba ari ibintu byiza cyane. Aho turi kumwe n'umusaza bita barigufpa yagogwa wagezeyo yewe mbere cyane. Tukaba turi kumwe n'umuntu wacu bamwita Etienne mubi cyane gogwa wagezeyo mbere cyane. Turi kumwe n'umugabo wacu bamwita Scott umuntu wacu mbere cyane wagezeyo wakati plari hola muri misozi mubi cyane we ruzungu. Rero iyi ni team ya Rwanda, akaba ari team ikomeye kandi itangiye vuba, ndi gukeka n'amezi 3 atangiye cyangwa wenda ashije dutangiye. Bikaba ariyo mpamvu n'iki tugiye guhera kuri buri umwe. Turahera hano ku mugabo Etienne, niwe muntu dufite mushyashya, atubwire uko gahunda zimeze nuko yatangiye kugira ngo yumvemo igitekerezo cyo kuba we ubwe yaza muri sinema nyarwanda, akaza muri action, ntajye muri comedy, ntajye muri no mu zindi cyangwa wenda agiye gukina ikinamico n'ubundi bisanzwe kuri Radio Rwanda, akahitamo kuvuga ngo niki aje muri sinema. Bimeze bite n'icyo wabitangiye? Njye nabikunze kera, ariko nyine nkanyambura nyine ahantu nakuriza nyine n'impano yanjye. None nza kureba nyine mbona Rwanda no filimi zabo, mbona nyine ni abantu bashoboye kandi bashobotse. Nza kwifuza kuganira nabo, ndavuga ati icyama amahirwe yo gukinamo nanjye nyine nkakina nk'uko nyine mbikunda cyangwa se nimba mbishaka. Bagezeho n'ubundi nkakubita nasanze muri abantu bicishije bugufi, nsanga muri abantu mufite aho mwageze kandi naho mushaka kugera kure cyane. Bityo rero nanjye nicyo nashakaga nyine, numva ko ibyo byaba ari byo bintu by'ingenzi, ko nanjye byari mu ndoto zanjye. Ariko ubu nyine nawe nyine ubona ko ibyo nagiyemo bifitiye inyungu, kuko ubu aho uko byatangiye naho ubu bigeze, naho bizagenda noneho bizagera kure cyane. Aho bigishiriza moto bakomeje nyine gukora n'ubundi igihe cyose tuba turi ku moto cyane. Ruzungu, no mbere na mbere rero ukiza muri sinema cyangwa ukiza muri filime wahereye hehe? Filime ya mbere na mbere wagiyemo ni iyi? Filime ya mbere nagiyemo ni ya Rwanda, yo nyine niyo twakinnye dukinayo afande. Ejo wabonye imeze ite n'icyo Ruzungu kubwira abantu bawe? Nyine yari filime itangira nyine, nabonaga ari ibintu bigoye, nkabona nyine ari ibintu bitazatera hejuru y'umuhanda ikintu binamaze, ariko nyine kubona ko byarimo nyine akantu, nza kubona ko ari ibintu nyine bifite inyungu, nza kubona ko ibyo ndimo ndakora bifite umumaro kandi bizagira n'umumaro w'igihe kirekire. Niyo mpamvu kandi none hari abantu bakurenzeho, urabona hagiye habaho bose abanza ba Patino, abanza ba Nyakso, ba Kiramani n'abandi benshi ba Kanyombya. Wowe uba wumva byibuze ibyifuzo byawe cyangwa icyifuzo cyawe wumva uzaba nkande muri bari abantu bose bagiye baho bakomeye witaka ari abasitari n'iki, kuko nawe urabona iryo terambere nawe rikwerekeje. Barakoze cyane, ni nabo kwigiraho, ni nabo kureberaho, ariko numva bitewe na timu ndimo n'ubushobozi mbona ifite, mbona tuzakora tukanagera kure cyane kubarusha, sibyo? Yego nabo si twabafeye cyangwa se ngo tuvuge iki, nyine barakoze kandi ubu nyine baracyakora, ariko nyine numva ko twakora tukagera nyine kure arenze nyine abo bagize, kandi kubera ubwitange n'umuhate n'ishyaka nuko byose bizashoboka. Ariko ntabwo tubwiye uwo wumva uzaba nkawe igikomerezwa mu Rwanda wenda, cyangwa ubwo nibyanga turi twigira hanze, noneho turebe ngo wowe waba uwuhe musitari hanze ukurikije abo ubona hanze. Wenda turi mu Rwanda rigiye, ariko tubwira mu Rwanda none nibyanga kujyana hanze. Yewe nkabura nyine impamvu natavuga ngo wenda nzaba nka Patino cyangwa se nzaba nka Nyakso, kuko ngiye ntabwo nyina amakomedi, nyina filime, sinavuga ngo nzakire kubwo mbaye ndi muri komedi. Noneho tugiye kureba abantu bakora muri action,
waba nkawe ngo tuvuge yuko muri komedi nyine wowe niki ari ruzungu cece Bare cyane. niki rero turabona asa kuri kureba cyane ubonye nde umuntu wacu cece nayo mbonye umuntu wacu ako ushaka kuzansha tuwe nzabanza nkujya akantu cece umuntu wacu wase niki dore rero ruzungu yahageze gogwa niki ruzungu tuza niki kandi ikibazo cyawe urabona tutarabandi bana twikomereze niki ubwo kwa tugeze aho ugiye kutubwira ndimo ndababwira nyine nko mu Rwanda cyo kurangira umugama nemera bwa Tiramani nemera cyane Tiramani wumva waba nka Tiramani numva naba nka Tiramani cece ruzungu noneho tugeze ku muhungu wacu amwita Lambalalo Comedy baramuzi guturuka n'ikiruguru gatoya cy'ibitoki cece cy'ibitoki ubushigara wacu abana b'ingozi ariko zo kubabesha jewe ndasuhuza umuntu bita Irene Top mubi cyane abenshi bamuzi nkawe n'iki cece kagwa ugomba kumushimira kuko niwe byose bibanza kunyuraho kabiduha byose bikosoye neza bikosoye byabanje kunyura mu rutaro yanumva bavuga urutaro nyine hari urutaro bagosoreraho hari n'urutaro nyine bagenderaho kuvuga rwa rutaro rumwe bagosoza nyine akabanza agakuramo ibiheri kugeza akabituzanira ariko hari n'abandi ngo bagenda ku rutaro ariko ese ukicaraho rukakugurukana rukakujyana ahantu hose ushaka biba bimeze bite uzanshake nzarukwereka kandi uyu muntu n'icyo wabona ari umuke imbere cyane wabona ari ipfumu amaroni reba n'amanigi uba wambaye ubundi wamenye two tuntu dusobanura lamba ariko ubona n'iki ibintu bya sinema ko wabyinjiyemo kandi n'iki ukabona n'igihe nawe umaze ubibona ute bitewe n'igihe umaze utangiye igihe bimaze ndumva yuko atari igihe ntabwo ari igihe kirekire nk'uko nk'abandi mbabona ukuntu baba barakoze ariko nyine igihe mbimazemo ndabishima kandi kuba ngeze ahangaha n'igihe twatangiye urabizi igihe twatangiye hashize igihe kingana gitangiye sasa hagiye gushyira nk'imyaka 3 washinze cano se wowe n'iki ufite cano cyangwa nayo ufite cano ndayifite bayita Lambalalo Comedy ubwo iyo ngiyo wayikiniye umaze imyaka 3 uyifunguye cyangwa n'iki wowe wabaye umukinnyi urayifungura nyuma yewe naraje ku gitekerezo naragihoranaga nkiga nawe twakunda gukina amatiyatere cyane buriya kuko murabizi uko tuvuga tumusha ibitoki nawe urabyumva ishuri imbere cyane hariya i Burundi nawe urabyumva hirya gatoya twakunda gukubita amatiyatere tukagira iki nanjye nkigaragaza nyine ibiki n'iki ukiri umunyeshuri nkabona nyine ndabikunze ariko nkahora mvuga ati nzabikora nyamara nzabikora igitekerezo njya kukigira turayishinga turi abantu 3 dukoresha telefone wumve kandi uko twavuye ari kure dukoresha telefone by'amatelefone birahaba tangira kuzanaho kamera zari zitaranahenda 5 10 genda bizamuka ari ukuyikodesha kugeza zisa ariko urabona uko wajya kuri cano yanjye cyangwa ukajya kuyawe ntabwo ari uko ishusho riba ritandukanye n'ijyambere kuko urebye amashusho ya kera nayo ubu ntabwo ameze kimwe icyo navuga rero nabigiyemo mbikunze njya muri groupe yawe nyikunze n'abayikoreramo nabo ndabakunda ibikorwa byabo byose ndabyubaha nkabyitabira kandi tugomba no kugushimira haka Rwanda yuko ari tugezaho ibintu bishasha nkashimira na Irene mwese kabisa ruzungu nkagomba kubashimira yuko muduha ibintu byiza cyane sinema nyarwanda rero navuga yuko sinema nyarwanda nayigiyemo nyikunze pe ndanayikunda ntabwo ari no kuvuga ngo ni ibikabyo ngo nta gashungo nyigiramo bindimo nyine hari abantu bakunda ibitandukanye ushobora kubona bitandimo cyangwa ukabona ibyo nyina ntago mbizi ariko ngewe bindimo keretse harinze haza umuntu akavuga ati mujye mu mahugurwa ariko
nayitabira. ubwo nuko yawe bivuga yuko na casting wayikubita ukahita uyitsinda. Oji ndi umuntu uzaya ndi umukomediye nkakorana n'amagishe byose ni vuba vuba. Ibintu ni ruzungu urumva yuko rambararo rero umuntu wacu rambararo abirimo neza kuva yagatangira yakubise imizigo urumva yahereye i Burundi arendibwa ava mu Rwanda araza agere i Kigali ariko yavuye Burundi ibyo bintu bikurikirana urumva yagize ikipe y'abantu bageze muri batanu biba ngombwa ko nyine ava mu gihugu ariko yatabashe kugera kuri ya ntego yabashe ko yakwiye. Ariko ubu ngubu bari mu Rwanda ibintu bimeze neza yafunguye cyane imizigo arakubita hanze. Umuzigo watanje ufite ubu ngubu bitangukira mu mudugudu harimo haka Rwanda harimo runwa mubi cyane akaba murambarure abantu bawe ni ikintu ruzungu. Uyu rero ni umusitari cyamumare ubu ngubu arazwi twicaranye n'abasitari nubwo bajya bavuga ngo ni iki kigeze nibagiwe n'icyamamare uwase umuntu wacu nagaducika. Ubu rero gahunda ni imbere cyane tukaba tugeze hano ku muntu wacu bamwita Uwase rero akaba ari umukobwa mwiza cyane dufite igikundiro. Ikindi akaba azi ibintu bijyanye no kuba ari inzobere mu kuba ari umukinnyi wa sinema mu Rwanda. Baramuzi kwa Kiramani, baramuzi buri hirya gato kwa bamwita wagezeyo. Ubu ngubu ni ikiganiro ni imbere cyane. Twako twakira umusore wacu nawe ni uwo muri timu yacu bamwita Keji bimeze bite? Umuntu wa niki ni imbere cyane. Kwa tugeze ku mukobwa wacu rero bamwita Uwase agiye kutubwira nawe ko yatangiye no ko yagize igitekerezo nta kintu bireze baje. Uwase rero agiye kutubwira bimeze gute wagize igitekerezo cyo gukina mu ushaka kubyinjiramo gute filime ya mbere wahereyemo ni iyihe ushaka kwa haka Rwanda kwa Kiramani kwa Murundi bimeze bite? None se ubwo ugiye kutubwira ugiye kutubwira nyine ko bimeze ubu ngubu turahari turiteguye. Umukobwa wawe ni iki kigagaga none gukora umucaka bigende bike ije arambwira ati wowe nzakubwira narategereje bishoboka. Nyuma y'igihe arambwira ati nyoreza amafoto yawe tugenda bikora na telefone n'ibintu n'ibiti wari ufite amatushi nahise nira umusaza arambwira ati foto tunyorereza uyu muntu arangije aradufata aratwohereza Kiramani arambwira ati umunsi uyu n'uyu uzaza ageze ahita akora n'icyavu byari bigoye nyine sawa hahise hano bayitavuye ako kanya ukihimara kuhagera ndakeka icyo gihe nabwo nawe twahuriyeyo ntabwo twamenye bitangira gutyo nyine twakiranye video zirenga nk'icumi nyinshi n'ubwo hari igihe ngira gutya nkirasayo n'ahandi gutyo n'ahandi hose ugenda tumenyana gutyo birakomeza kugeza ariko uratubeshye cyane ikikubwira ko utubeshye filime zawe za mbere na mbere zatangire kwa Kiramani wese urabizi cyane rwose none se njyewe ndi umwakiteri waho kuva na mbere none ko nigeze nkubona wagiye mu za mbere nari naravuka ariko natangiye nge ntangira bwa mbere niho nahereye izindi nabanje nuko suko zidahari izi zasohotse nizo ndi kuvuga kwa Kira niyo nabanje zirasohoka ariko izo wagiye ukora ahandi ntabwo zigeze zisohoka nyuma nibwo natangiye noneho ariko noneho dufite amakuru y'uko wowe ubwawe ufite nawe channel ako kantu ni iki kandi dore ubu ngubu dushobora kuba twicaranye nawe ariko mwese mukaba muri ahanga ariko mukaba mutazi yuko umukobwa afite YouTube channel ariko nawe kwa kubaka izina n'iki kiragira ngo azahite tujya ni hasi biracyari ibanga ariko baragapfurike ngo kaba kari mu ki mu ibanga cyangwa mu isekuru wagezeyo uruzungu ubwo umuntu wacu ubwo rero Uwase kuva wagera kwa haka Rwanda ni iki wabonye cy'impinduramatwara kuko tubona kenshi na kenshi kwa haka n'ahantu wishimira watubwira cyangwa ushobora no kubona hanga bimeze bite ubona bimeze bite ubona bimaze kugera ku ruhe rwego ku buryo n'iki wenda imbere hawe wabona ari heza cyangwa wenda haba ari habi wabwira abantu bagukurikiye ikintu yari kibi ntabwo gikora bivuze ngo ni byiza sana kuba wenda kuza iwawe haba mpaje ubwa mbere ubwa kabiri n'ubu haba nyizi nuko hari ikiza nzi neza ko imbere kizaba gihari yego
ibyo bihari nakaba nigumira mu rugo nkabengera ubwo no kuvuga ngo ibintu byiza biracyari imbere ahubwo n'abandi bazi nizere ko nabo bari kutwumva turabakira hano twebwe timu yacu haka Rwanda twakira buri muntu wese ufite impano ishaka kugira ngo izamuke murabona abangabo twaheranye cyabo twatangiranye hari benshi n'ubwo mutarabona cyangwa wenda mutabonye ari tudasembutse rero tujye ku muhungu wacu bamwita Keji gogwe nyiribirwa rwa Sara imbere cyane bimeze bite Keji amazina yawe n'iki hari imbere wakwivuga nayo n'iki nk'umuntu ukigera ahangaha n'iki ubundi n'iki ukatubwira uko watangiye sinema no kuyumva n'ibyiza imaze kukugezaho nk'uko mubibona nanjye n'iki amazina ni dushimana Manute yego Manute kijya gusobanura Keji nyine to ubwo n'iki nanjye ubwo nkaba nanjye mba narifuje kuba twaturi kumwe yego tukaba twafatanya kino gikorwa nyine tukagira n'icyo tugeraho mu gihe bibaye ngombwa yego nuko nanjye icyifuzo mufite n'icyo kuba twagera aho tugera tukava aho turi nyine mbo Keji mbere na mbere filime ya mbere na mbere ujya gukina wakiniye hehe ni iyihe filime ya mbere na mbere wakinnye mu buzima bwawe wakinnye bwa mbere nimwe ku mashyirahamwe yego nta nubwo uranayisohora ahubwo ya filime turi kumwe na Debayer n'abantu n'iki irahari bayita Africa City Gang ni filime reka njye nyireba iri kuri channel ntago nyanyeri ntago ndayibona bigaragara yuko nyine tu bashaka kureba izari atabahari abashaka kureba izarimo ibyaba turabyigaho ibyago nuko muko ibintu ni ruzungu allo komeza babwire niki bakumva giye kwita umugore allo n'icyerezo umuhungu wacu rero Keji filime ya mbere na mbere bayita Africa City Gang wakinye nubwo utazi ko yasohotse ariko biri kuri YouTube haka Rwanda ubwo bisobanuye yuko ugomba kugira ibyo ukurikira kugira ngo ibintu bigende neza amenye ibihangano byawe wakinye nimba bisohoka nimba bidasohoka nimba bigomba kuhagera ukajya ubisharinga cyangwa yenda ukabimenyesha inshuti zawe n'abavandimwe ko uri umukinnyi wa sinema ubwo rero niyo mpamvu bavuga ngo ikintu cyose watayeho umwanya wawe ugomba no kugiha agaciro mu gihe cyagise cyasohotse ntukamere nk'abandi bakoze ikintu wenda batera iyo ngiyo none intumbero cyangwa uko wumva bizagenda nyuma ubona bino bintu bizagenda neza bikagera ku rundi rwego wifuza cyangwa ubona uzabireka urebye nyine iyo bintu biri gutangira ntabwo watangira ngo uhite bigera ku kandi no kugenda gace nyine aho dukomeje ku basore bacu n'ibitangaza atukugiye ku musore bita Katripurari umusore bamwita Katripurari uyu nguyu ni wa wundi mwumva urimbura imisozi yo kuri imihanda uko akora mbese imikorere ye iba ari Katripurari akaba ajya gukora siporo akaba ari umukinnyi wa filime aho turi kumwe n'umusore wacu bita Katripurari rero bagiye kumwita Katripurari buriya izina rigera aho rihera Katripurari bagiye kwita Katripurari warimburaga imisozi warimburaga amazu bimeze gute kuko ubona ko uri umusore kuko w'umashagaga ubwo bagiye kwita Katripurari bimeze gute byagenze gute byatangiriye akoze cyane ubundi amazina yanjye ni Uwimana Katripurari muri cyane umwana w'ikinyendaro mazina 5 ubundi ngewe mu buzima bwanjye ubundi namye numva umubiri wanjye sinzi ntabwo umeze nk'indi yose ntabwo umeze nk'uwawe ubundi numva nshaka siporo ibintu byo gukubita ibintu by'amafilime ibintu by'iki n'iki wagezeyo yego ibintu bya sinema n'amafilime n'iki kugira ngo nisange muri haka Rwanda n'ibyo byaturutse muri siporo nakundaga cyane ahanini nagiye Kenya n'iki mu kwirukanga muri Kenya marato wagiye muri Kenya nagiye Kenya bavina mu Rwanda uhagarariye u Rwanda cyangwa wawe wihagarariye mpagarariye timu runaka iyo timu bayita ngo iki iyo timu byasaba kanyibuke warayibagiye kera ko bayisacinze muri telefone noneho ubwo ni ukuvuga ngo filime ya mbere na mbere wahereyeho ujya gukina kugira ngo umukinnyi wa sinema mu Rwanda ubu wisanga muri groupe ya haka Rwanda bimeze gute ni iyihe filime ya mbere na mbere wakinye mbere yo kujya kwinjira muri haka Rwanda filime natangiye bwa mbere nayitangiye 2018 yego bayita ihuriro ry'imiserebanya iyo filime wayisanga hehe n'iki wagezeyo kuri haka Rwanda kokwa
bisobanura yuko wahereye kuri filime ya Haka Rwanda. Yes. Biza kugenda gute noneho? N'ubundi byarakuze bigenda gakeya turakomeza nyine urumva hakomeje kuzamo ibintu by'ibibazo n'iki bitewe n'iki ugezeyo. Ubu ngubu aho ugeze noneho sasa umaze gukina filime zingahe ugereranyije n'umubare w'izimaze gukina? Ngo ngereranyije maze gukina nka filime zirenga 5 muri Haka Rwanda. 5 muri Haka Rwanda. Bisobanuye yuko kakanya ngiye nakubwira filime wakinye zirenga 5 muri Haka Rwanda. Ntabwo uzibuka. Uragereranya nk'5 ariko zirarenga. Kandi atubwiye ko zitarenga 5. Uyu mugabo arakanganye ariko bamubwira ko yakiye filime 5. None zigeze mu 10. None se tubigenze gute? Ubundi katiripurari ubundi iryo zina ahantu ryaturutse ubundi ni kino kigabo. Kino kigabo ubundi cya Haka. Meze to wa kigabo. Ubundi kino kigabo ubundi rino zina kwa ngo kirinyite. Ubundi urabona rino vi. Nago kamera yagerayo. Nago ni iki wambaye ipantaro? Nambaye ipantaro. Ariko iri zina ni izina rikomeye cyane nge nanarikunze bitewe nanarikoresha. Bakatiripura bura rero barimbura imisozi akarimbura n'amabuye byose ubu ngubu yahita kwereka n'ukuntu iri buye yahita rihindura umugati akahita rihekeye ikahita rihinduka. Kandi bajya babivuga ngo ni katiripurari igera hano. We yanze kubyemera. Yere mujya munyobera. None se uni Yesu se yahinduye. Arariyece nyase no kumugata ari ciri. Ntabwo nigize Yesu Kristo. Sibyo. Aretse uni Yesu yahinduye. Ukora umugati kimenyirije. Katiripurari banza uce bugufi. Kombona twebwe turi urabona uyu mugabo ni katiripurari. Izina ryawe mwita katiripurari imbura imisozi amabuye byose agashwanya. Amabuye akahindura imigati. Noneho urabona iribuye twe dushaka yuko nka katiripurari umuntu yarirya yarikanja cyangwa wenda akaba yarimera cyakarihindura ifu cyakarihindura capati. Nivuga hari ukuntu abantu batubesha babamaje ngo bayekenye inzembe n'iki burya buri kintu cyose igishaka cyashoboka. Yego iribuye warikanja bikahinduka. Wibitubwira ku magambo kubitubwira muri cyane no muhanga. Shauri Yesu. Uri Yesu. Niko kaka ndiko. Ni Yesu namubona. Hola. Oya esanse yarahenze yo mama. Namavuta yararimo muri katiripurari. Turi kubona umugabo ibuye yaragiye kurihindura ubufu ariko mubonye ibintu bimubayeho. Abantu mwese cyane mwadenze cyane ubundi. Essence yarahenze bigaragara yuko rero muri katiripurari we muri we moteri ye ibura essence. Ubwo rero bigaragara ko tugomba kujya kubigega twanye tukongeramo essence kugira ngo katiripurari kore neza. Katiripurari ibintu ni ruzungu. Ibintu ni amahoro. Ibintu ni wanene. Filime ziri imbere rero ziteze gute ko niki wagezeye? Filime ziri imbere tukizakugezaho ugomba kugeza aho ugomba kuzagera mu gihe runaka nitugezayo. None naguciye mu ijambo bimeze gute abantu batitwara neza wenda muri sirenge baba barimo cyangwa mu byo tuba turimo muri urugendo turimo rwa sinema mu Rwanda bibe bimeze gute ubona wabagiriye inama nk'abantu batitwara neza muri ibi bya sinema turimo inama bagira iminota kigendeye mwa bino bya sinema cyangwa se wenda urubyiruko muri rusange nabo muri kumwenda nabo mukora nabona wenda batitwara neza ikintu nihereyeho wo kandi ni wica inyuma ntago ndica inyuma ko ntabwo ujya gutanga urugero nyine ku bandi wowe wihereyeho wese ugenda neza
rebye burya nta muntu w'umwere ariko ngerageza urumva umuntu wacu ni icyitegererezo ndagerageza ariko burya icya mbere turebeye no kuri bakuru bacu twavuze wihereyeho nihereyeho niyo mpamvu nihereyeho ni nanjye uri kuvuga ariko ari wowe uri kuvuga oya ni wowe uri kuvuga ariko nyine ihereyeho uvuga ngo njye nihereyeho yego ubona wakora iki kugira ngo ibintu bigende neza kuko nk'umuntu utitwara neza icya mbere kujya ku murongo yego ukareba ibyo wagenzemo nabi ukamukubita ukabireka ntabwo uzamukubita ahubwo uzakopera gute gukopera nta kundi uzareba n'iki cece gagwe hajya wamubonye reba amakontineri ugatera amakontineri nzayageraho gute no gukora ntabwo nzarwana sinzabigenza gute ni ruzungu no gukora muri haka Rwanda dukore cyane tujya mbere muri izo sinema zacu dukora muri filime nyarwanda dukubita dushwanyaguza tunarimbura ibintu biba ruzungu wagezeyo gogwa yatse hola rero iyi ni disize haka Rwanda aho bari kumwe n'abakinyi be banyabo indani rero tukaba turi kuganira gahoro ruzungu tureba aho imikoranire igeze aho twagiye tuvana aho tugeze nibyo dushaka kugeraho intambwe tubura cyangwa iyo tumaze gutera ukabona yuko tumaze kugera ku bintu byiza cyane kandi bishimishije ubona yuko urebye igihe twatangiriye n'igihe tumaze kuko twatangiye na gukeka ngo turi kwinjira mu kwezi kwa kabiri ku mpera zako ariko bikaba aho bigeze ari ahantu heza cyane hashimishije turi kumwe n'umugabo bamwita Scott. Hola umunyamerika bimeze bite bimeze sawa cyane ubona nubwo uri n'umunyarwanda ndi n'umunyamerika wowe tubona uri umunyamerika ubona yuko nkora nk'abanyamerika none se isura yawe ko tubona iriya birabura kandi gakoroboye hari abanyamerika bose sikari abazungu yego iyo ngiye kureba nkareba wenda nk'umuhanzi bita Akoni akorana n'abanyamerika kandi si umunyamerika kandi ni n'umunyamerika icyo nzi cyo buriya bajya bavuga yuko umuntu aba umunyamerika ariko wenda afite ubwenegihugu bw'ubunyamerika ese wowe ubu ngubu aka kanya ubwenegihugu ufite ni ubw'ubunyarwanda ni ubw'ubunyamerika bimeze gute kugira ngo uko witwa Scott kandi uravuze ndi umunyamerika bimeze bite njyewe umunyamerika numva nabubona kandi numva yuko nanabushyikaho bitewe n'uko hari byinshi nzakora kugira bamubwo ubwenegihugu bwo muri Amerika aka kanya njyewe Scott numva kuba umunyamerika nta n'ikintu byamenya kandi numva yuko nzabiharanira mbere yo kugira ngo nze muri haka Rwanda umva n'izina Scott hari ikintu nabonye umugabo bita Scott yakoze numva ndagikunze yari umukinnyi wa filime mwiza noneho tutarajya kure Scott ni umukinnyi wa filime mwiza koko watubwira igihugu yaba abamo cyangwa atuyemo Scott Adkins ni umunyamerika yego niyo mpamvu nanjye mba niyita umunyamerika yego abahehe nta gihugu watubwiramo turabizi Amerika ni nini nk'uko wumva u Rwanda ari runini ariko u Rwanda rukagira uduce mu ntara hirya hino uko wumva n'iki bimeze bite mbese watubwira nk'igihugu yaba abamo Scott Adkins ni umunyamerika buriya wibuke ko ari Scott rero ni umukinnyi nakunze kugeza aka kanya numva nshaka kuzakora ibikorwa nk'ibya Scott numva mu cyo nakora cyose nita Scott numva yuko nzabiharanira aka kanya nanjye nshaka gukina filime mbe nka Scott filime ya mbere na mbere watangireho rero ujya kubikora ibyo bintu wahereye kuri ihe filime bayita watubwira izina ryayo cyangwa filime mbese watangiriyeho umunsi wa mbere mbikunda cyangwa numvishe nabikundaga ni igihe narinda aho ngaho mfite uduceri dukenya nkumva najya kureba filimi udufaranga twose mbonye nkumva nareba filimi mbese ku buryo ubuzima bwanjye bwose nakunze filimi naremeraga nkanarara hanze nyine kubera filimi utaha bwije wagiye kuzira muri sinema nagiye kuzira muri filimi nyine mu Kibanda mu Kibanda ni ahantu barebera amafilimi ubwo icyo ni ikihe kirimi noneho ni ikirimi cy'Uruganda bakita mu Kibanda Ikibanda none se uri umunyamerika ukaba n'umugande aho ngaho ni ururimi rw'Uruganda nyine
nyine bitewe uzi indimi zingahe noneho ngewe indimi nzi indimi eshatu. Hari urunyarwanda, hari urugande, hari n'icyongereza. Yego. So ubu ngubu twagera rero ku aho turi kumwe n'umusajja wa fe ajya kutugambira buri kimwe cyo kiri namwe basajja ba fe rero ubu ngubu gahunda ni imbere cyane. Uno musajja wa fe agiye kutugambira naye musajja kakati bade ubade ki nze njagara kuzanya filimi kubanga filimi njagara kusinga byonna kati nemere ndinze kugikora kubanga filimi magira cyoka kubanga kati sawa zino ngo urabo muzanye mangere go bayita mu rurimi rwa feruru nyarwanda Scott mu rugande bamuyita mangere mu rusajya mu ruzungu naye kati babyogera mu ruganda kati mangere gonsinga kumatira kubanga kati sawa zino ndi wano gantu defe na turi wamo kati njagara kuraba mangere cyo yakoze kati murabirire ko nziye musinge kubanga kati sawa zino njagara kusinga mangere kati nabarara barabe ngo ono Scott ngasobora no mangere kati ngasawa zino njagara kati filime mu Jonasoka kuzanya kati nasoka kuzanya omuhigo fande ha omuhigo Jonasoka hola tewari tabu mukama gukumire akuretere buri kimwe cyo kirina agupatire urutondo rwo buri kimwe cyo kirina bagwane cyo bagezeyo aho ni kirero ubu ngubu ibintu bikomeje kuba byabo buryohe abakinnyi dufite ba filime aho bakomeza kugenda batwereka ibintu bitandukanye aho bavuga indimi zitandukanye bavuga icyongereza bavuga ikinyarwanda bavuga ikigande bavuga igiswahili gahunda ni imbere cyane aho tuba turi kumwe rero twishimye tunezerewe tukaba turi kumwe na buri muntu wese abo bose ni kina abakinnyi ba sinema walambararo wagezeyo umuntu wande we imbere cyane kogwe nanubwo bahari Scott umuntu wa niki kogwe wagezeyo akira kanya onyuma maka uzagakata kogwe nicyo abantu bacu ubu ibintu bibari ruzungu rero ukeneye kudushaka cyangwa aho watubona kuri filime nyarwanda wadusanga kuri Haka Rwanda niyo YouTube channel yacu niho ibikorwa byacu byose biba niho wabisanga ikindi dukomeza kubabwira yuko nkuko turi urubyiruko tuzamurana cyangwa tugafata impano z'abandi babuze uko bazizamura za bagenzi bacu tukaba twazizamura tukaba twagira aho tuzivana naho tuzigeza tukaba rero twakira buri umwe wese waba ubikeneye imbuga zirafunguye aho wadusanga wamamagara kuri nimero yanjye 0787834534 bamwita Haka w'i Rwanda mubi cyane no face no stress nyiri gisura nk'icyabito ryo ku murenge cece gwa niki wa Scott wagezeyo imbere cyane ubu ngubu rero ikikubwira ko twateye imbere ubona buri muntu wese abuze ahugiye kuri telefone abafite amatachi abafite za katushi n'abandi ngabo buri muntu wese aho wamusanga wamushishikariza yuko yakurikira filime z'inyarwanda. Filime nyarwanda ni filime nziza cyane dukora twishimiye kandi duhora dukora buri gihe twifuza yuko araho byava bikanagira ariko burya byose no kubera Imana gahunda ni imbere cyane wagezeyo ubaye wumva n'iki kagwa n'iki hahita hashya aho rero dutegereje abantu bacu dufite abashyitsi batumiye ubwo n'icyo wagezeyo asirere ariko uri minota ingahe oya soza birangire dusoze birangire iminota se ni marizo noneho twagiye tugiye gukora ubutembere hola this is Haka Rwanda akaba ari filime nziza cyane cyangwa abakinnyi ba sinema ubwo niki twaje turahari dukomeza kubwira rero abantu badukurikiye njyewe ubwanjye mbabwiye amateka yanjye nahereye kure cyangwa mera ahantu havunanye hamwe
umuntu akora ikintu ari uko bibaye induru, ubwo mbashatse kuvuga yuko ibintu nyine biba byarabaye sitaraga ubuzima umuntu aba yaranyuzemo, ariko bikaba byiza yuko tubigaragaza mu mpano dufite na filime zacu tugenda dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo rero tukagenda tubakorera filime nziza cyane, dufite iyo bita ihuriro ry'imiserebanya, dufite iyo bita ubuzima, dufite iyo bita ishyamba rya Karori, n'izindi filime nyinshi cyane. Rero abadukurikira cyangwa n'abandi bagenda n'icyo wagezeyo biba ari ruzungu. Ubwo rero abantu bacu ni iki cici wagezeyo bamwita uwase bimeze bite? Bimeze nabi. Uwo meze nabi gute? Wowe hanga ntago wariye? Arashaka inana. Ashaka inana? Wapi sigiye? Inana? None bimeze bite? Ko nayo ko numva uri kumbwira ngo ushaka inana kandi uri kumora mu nyamunyu. Uri kuyikora igatera? Takubwije soza. Ni iki wagezeyo? Iminota se ni iki wagezeyo? Ase wasoje ku bintu. Gahunda ni imbere cyane rero. Rero abadukurikiye mwese gahunda ikaba ari imbere cyane, aho nkomeza kubabwira yuko udukeneye wadusaba kuri haka Rwanda, ubwo ibindi byose byo waduhamagara kuri nimero naguhaye, maze ubundi tukakwakira ibintu bikagenda neza. Ubwo rero nkomeza kubatashya cyane mbabwira yuko gahunda ari imbere cyane, ari kubikurikirana kandi ukabikora ruzungu, ugakora subscribe, ugakora share mu dukurikiye, ikindi ubwo ibindi ni imbere cyane. Rero hola amahoro y'Imana abane namwe. Wagezeyo cici wagezeyo imbere cyane. Bimeze bite? Ndahari cyane. Abantu bawe ni iki? Kogwe ni iki? Banki ntabwo kugaburira. Banki iri. Rero yibona dore ko Ojimani. durugendana nayo banki ni iki? Hola wakeji umuntu wawe dukurikirana ruzungu, zira filime zigomba kugenda neza. Wagezeyo? Wakati ripurari? Bimeze bite? Ibiro ni wane? Urahora kome? Urarimbura go? Ko umuntu bundi botarire. Ko umuntu botarire diwe. Nakuvune. Hola. Wasikoti. Umuntu wawe sha. Umuntu wagezeyo. Ukama gukume. Akuretere buri kimwe cyose rero. Gahunda ni imbere cyane. Abantu bawe rero cece kogwe yari haka Rwanda mubi cyane, no face no stress, nyiri gisura nk'icyabitogiye ku murenge. Muramuzi no mu Bubiligi. Hola. This is haka Rwanda. Aho ndi kumwe n'abantu banjye ndetse ubu ni umwanya mwiza cyane, umwanya wo kubaza buri muntu wese ahageze yarinjiye muri sinema, tukareba uburyo twatangiye, tukareba aho twavuye n'aho tugeze, bikaba ari ibintu byiza cyane. Aho turi kumwe n'umusaza bita Lalo Comedy wagezeyo? Yewe imbere cyane. Tukaba turi kumwe n'umuntu wacu bamwita Etienne mubi cyane. Wagezeyo Imbere cyane. Turi kumwe n'umugabo wacu bamwita Scott. Umuntu wacu imbere cyane. Wagezeyo? Wakati ripurari. Hola. Ari muri misozi. Mubi cyane we. Ruzungu. Rero iyi ni timu ya haka Rwanda, ikaba ari timu ikomeye kandi itangiye vuba, ndi gukeka n'amezi 3 atangiye cyangwa wenda ashije dutangiye. Bikaba ariyo mpamvu n'iki tugiye guhera kuri buri umwe. Turahera hano ku mugabo Etienne, niwe muntu dufite mushyashya, atubwire uko gahunda zimeze nuko yatangiye kugira ngo yumvemo igitekerezo cyo kuba we ubwe yaza muri sinema nyarwanda, akaza muri action, ntajye muri comedy, ntajye muri no mu zindi cyangwa wenda agiye gukina ikinamico n'ubundi bisanzwe kuri Radio Rwanda, akahitamo kuvuga ngo niki aje muri sinema. Bimeze bite n'iki wabitangiye? Ibintu nabikunze kera, ariko nyine nkanyambura nyine ahantu nakuriza nyine n'impano yanjye. None nza kureba nyine mbona haka Rwanda no filimi zabo, mbona nyine ni abantu bashoboye kandi bashobotse. Nza kwifuza kuganira nabo, ndavuga ati icyampa amahirwe yo gukinamo nanjye nyine nkakina nk'uko nyine mbikunda cyangwa se numva mbishaka. Bagezeho n'ubundi nkakuripe nasanze muri abantu
bicishije bugufi nsanga muri abantu mufite aho mwageze kandi naho mushaka kugera kure cyane bityo rero nanjye nicyo nashakaga nyine numva ko ibyo byaba ari byo bintu by'ingenzi ko nanjye byari mu ndoto zanjye ariko ubu nyine nawe nyine ubona ko ibyo nagiyemo bifitiye inyungu kuko ubu aho uko byatangiye naho ubu bigeze naho bizagera noneho bizagera kure cyane aho bigishiriza moto bakomeje nyine gukora n'ubundi igihe cyose tuba turi kumwe cyane. Okay, Ruzungu mbere na mbere rero ukiza muri sinema cyangwa ukiza muri filime wahereye hehe? Filime ya mbere na mbere wagiyemo ni iyi? Filime ya mbere nagiyemo ni haka Rwanda yo nyine twakinnye gukinayo afande. Okay, hejuru wabonye imeze ite n'icyerezo kubwira abantu bawe? Alo nyine yari filime itangira nyine nabonaga ari ibintu bigoye nkabona nyine ari ibintu bitazatera hejuru y'umuhanda ikintu binamaze ariko nyine hano bari kwigisha moto nyine akantu nza kubona ko ari ibintu nyine bifite inyungu nza kubona ko ibyo ndimo ndakora bifite umumaro kandi bizagira n'umumaro w'igihe kirekire niyo mpamvu kandi none hari abantu bakurenzeho urabona hagiye habaho bose abanza ba Patino abanza ba Nyagiso ba Kiramani n'abandi benshi ba Kanyombya wowe uba wumva byibuze ibyifuzo byawe cyangwa icyifuzo cyawe wumva uzaba nkande muri bari abantu bose bagiye baho bakomeye witaka ari abasitari n'iki kuko nawe urabona iryo terambere nawe rikwerekeje barakoze cyane ni nabo kwigiraho ni nabo kureberaho ariko numva bitewe na timu ndimo n'ubushobozi mbona ifite mbona tuzakora tukanagera kure cyane kubarusha sibyo yego nabo si twabafite cyangwa se ngo tuvuge iki nyine barakoze kandi ubu nyine baracyakora ariko nyine numva ko twakora tukagera nyine kure arenze nyine abo bagize kandi kubera ubwitange n'umuhate n'ishyaka nuko byose bizashoboka ariko ntabwo tubwiye uwo wumva uzaba nkabo igikomerezwa mu Rwanda wenda cyangwa ubwo n'ibyanga turi twigira hanze noneho turebe ngo wowe waba uwuhe musitari hanze ukurikije abo ubona hanze wenda turi mu Rwanda ariko tubwira mu Rwanda none n'ibyanga kujyana hanze yewe nkabura nyine impamvu natavuga ngo wenda nzaba nka Patino cyangwa se nzaba nka Nyagiso kuko ngiye ntabwo nyina amakomedi nyina filime sinavuga ngo nzakere kubwo mayindi muri komedi noneho tugiye kureba abantu bakora muri action waba nkawe wenda tuvuge yuko muri komedi nyine wowe n'iki ari Ruzungu ngabare cyane n'iki rero turabona asa kuri kureba cyane ubonye nde umuntu wacu nayo mbonye umuntu wacu ako ushaka kuzanshuta we nzabanza nkujya akantu umuntu wacu wase n'iki dore Ruzungu yahageze kogwa n'iki Ruzungu tuzana iki kandi ikibazo cyawe urabona tutari abandi bana twikomereze n'iki ubwo twari tugeze aho ugiye kutubwira ndimo ndababwira nyine nko mu Rwanda cyo kurangira umugabo nemera buriya Kiramani nemera cyane Kiramani uba wumva waba nka Kiramani numva naba nka Kiramani Ruzungu noneho tugeze ku muhungu wacu amwita Lambalalo Comedian baramuzi guturuka n'ikiruguru gatoya Kibitoki ubushigara wacu abana b'ingozi ariko so kubabesha njyewe ndasuhuza umuntu bita Irene Top mubi cyane abenshi bamuzi nkawe n'iki kagwa ugomba kumushimira kuko niwe byose bibanza kunyuraho ukabiduha byose bikosoye neza bikosoye byabanje kunyura mu rutaro numva bavuga urutaro nyine hari urutaro bagosoreraho hari n'urutaro nyine bagenderaho kuvuga rwa rutaro rumwe bagosoza nyine akabanza agakuramo ibiheri kugeza akabituza ariko hari n'abandi ngo bagenda ku rutaro ariko ese ukicaraho rukakugurukana rukakujyana ahantu hose ushaka biba bimeze bite uzanshake nzarukwereka kandi uyu muntu n'icyo wabona ari umuke imbere cyane wabona ari ipfumu amaroni reba n'amanigi uba wambaye ubundi wamenye two tuntu dusobanura lamba ubona n'iki ibintu
bya sinema ko wabyinjiyemo kandi n'iki ukabona n'igihe nawe umaze ubibona ute bitewe n'igihe umaze utangiye? Igihe bimaze ndumva yuko atari igihe, ntabwo ari igihe kirekire nk'uko nk'abandi mbabona ukuntu baba barakoze, ako nyine ni igihe mbimazemo ndabishima, kandi kuba ngeze ahangaha n'igihe twatangiye, urabizi igihe twatangiye hashize igihe kingana gitangiye sasa? hagiye gushira nk'imyaka 3. Imyaka 3. Washinze channel se wowe n'iki, ufite channel cyangwa nayo ufite? Channel ndayifite, bayita Lambaroro Comedy. Ubwo iyo ngiyo no wayikiniye umaze imyaka 3 uyifunguye cyangwa n'iki wowe wabaye umukinnyi urangifungura nyuma? Yewe naraje ku gitekerezo naragihoranaga nkiga, nawe twakunda gukina amatiyatere cyane buriya, kuko murabizi uko tuvuga atamisha ibitoki nawe urabyumva, ishuri imbere cyane hariya i Burundi nawe urabyumva, hirya gato twakunda gukubita amatiyatere tukagira iki, nanjye nkigaragaza nyine ibiki n'iki, ukiri umunyeshuri nkabona nyine ndabikunze, ariko nkahora mvuga ati nzabikora nyamara nzabikora. Igitekerezo njya kukigira, turayishinga turi abantu 3, dukoresha telefone, wumve kandi uko twavuye ari kure, dukoresha telefone, iby'amatelefone birahaba, tangira kuzanaho kamera zari zitaranahenda 5, 10, genda bizamuka ari ukuyikodesha kugeza izisa, ariko urabona uko wajya kuri channel yanjye cyangwa ukajya kuyawe ntabwo ari uko ishusho riba ritandukanye n'ijyambere, kuko urebye amashusho ya kera nayo ubu ntabwo ameze kimwe. Icyo navuga rero nabigiyemo mbikunze, njya muri groupe yawe nyikunze, n'abayikoreramo nabo ndabakunda, ibikorwa byabo byose ndabyubaha nkabyitabira, kandi tugomba no kugushimira haka Rwanda yuko ari tugezaho ibintu bishasha, nkashimira na Irene mwese kabisa Ruzungu, nkagomba kubashimira yuko muduha ibintu byiza cyane. Sinema nyarwanda rero navuga yuko sinema nyarwanda nayigiyemo nyikunze pe, nanayikunda, ntabwo ari no kuvuga ngo ni ibikabyo ngo nagashungo nyigiramo, oya bindimo nyene. Hari abantu bakunda ibitandukanye, ushobora kumbona ubona bitandimo cyangwa ukabona nta ibyo nyina ntago mbizi, ariko ngewe bindimo, cyetse harinze haza umuntu akavuga ati mujye mu mahugurwa, ariko nayitabira. Ubwo nuko yawe bivuga yuko na casting wayikubita ukahita uyitsinda? Ndi umuntu uzaya, ndi umukomediye, nkakorana n'amagishe byose vuba vuba. Ibintu ni Ruzungu, urumva yuko Lambararo rero umuntu wacu Lambararo abirimo neza kuva yagatangira, yakubise imizigo, urumva yahereye i Burundi arendibwa ava mu Rwanda araza agere i Kigali, ariko yavuye Burundi ibyo bintu bikurikirana, urumva yagize ikipe y'abantu bageze muri 5 biba ngombwa ko nyine ava mu gihugu, ariko yatabashe kugera kuri ya ntego yabashe ko yakwiye. Ariko ubu ngubu bari mu Rwanda ibintu bimeze neza, yafunguye cyane imizigo arakubita hanze. Umuzigo wa danje ufite ubu ngubu bitangukira mu mudugudu, harimo haka Rwanda, harimo runwa mubi cyane, akabamo Lambaroro. Abantu bawe n'iki Ruzungu? Uyu rero ni umusitari cyamumare, ubu ngubu arazwi, twicaranye n'abasitari, nubwo bajya bavuga ngo ni iki kigeze nibagiwe n'icyamamare Uwase, umuntu wacu nagaducika. Ubu rero gahunda ni imbere cyane, tukaba tugeze hano ku muntu wacu bamwita Uwase rero akaba ari umukobwa mwiza cyane dufite igikundiro, ikindi akaba azi ibintu bijyanye no kuba ari inzobere mu kuba ari umukinnyi wa sinema mu Rwanda. Baramuzi kwa Kiramani, baramuzi buri hirya gato kwa bamwita gwe wagezeyo. Ubu ngubu ni kigana ni imbere cyane, twako twakira umusore wacu, nawe ni uwo muri timu yacu bamwita Keji. Bimeze bite? Umuntu wa n'iki ni imbere cyane. Kwa tugeze ku mukobwa wacu rero bamwita Uwase, agiye kutubwira nawe ko yatangiye no ko yagize igitekerezo, nta kintu bireze. Ruzungu, Uwase rero ugiye kutubwira bimeze gute, wagize igitekerezo cyo gukina mu ushaka kubyinjiramo gute, filime ya mbere wahereyemo ni iyihe? Ushaka kuza kwa haka Rwanda, kwa Kiramani, kwa
kwa Murundi bimeze bite none ubwo ni kiniki nizeye none se ubwo ugiye kutubwira ugiye kutubwira nyine ko bimeze ubu ngubu turahari turiteguye umukobwa wawe ni iki kigagaye none gukora ubucakara bigende bise uje arambwira ati wowe nzakubwira narategereje bishoboka nyuma y'igihe arambwira ati nyoreza amafoto yawe icyo gihe ndabikora na telefone nini wari ufite amatushe nahise nkiri umusaza arambwira ati dufata tunyorereza uyu muntu arangije aradufata aratwohereza kema arambwira ati umunsi uyu n'uyu uzaza ageze ahita akora n'icyavu byari bigoye nyine sawa hahise hano bayitavuye ku kanya ukihimara kuhagera ndakeka icyo gihe nabwo nawe twahuriyeyo ntabwo twamenye nyuma bitangira gutyo nyine twakiranye video zirenga nk'icumi nyinshi n'ubwo hari igihe ngera gutya nkirasayo n'ahandi gutyo n'ahandi hose ugenda tumenyana gutyo birakomeza kugeza ariko uratubeshye cyane ikikubwira ko utubeshye filime zawe za mbere na mbere zatangire kwa Kirama wese urabizi cyane rwose none se njyewe ndi umwakiteri waho kuva na mbere none ko nigeze nkubona wagiye mu za mbere nari naravuka ariko kuko natangiye nge ntangira bwa mbere niho nahereye izindi nabanje no kusuko zidahari izi zasohotse nizo ndi kuvuga kwa Kira niyo nabanje zirasohoka ariko izo wagiye ukora ahandi ntabwo zigeze isohoka nyuma nibwo natangiye noneho ariko noneho dufite amakuru y'uko wowe ubwawe ufite nawe channel ako kantu ni iki kandi dore ubu ngubu dushobora kuba twikiranye nawe ariko mwese mukaba muri ahanga ariko mukaba mutazi yuko umukobwa afite YouTube channel ariko nawe kwa kubaka izina ni iki kiragira ngo azahite tujya ni hasi biracyari ibanga ariko agapfurike ngo kaba kari mu ki mu ibanga cyangwa mu isekuru wageze Ruzungu ubwo umuntu wacu ubwo rero uwase kuva wagera kwa haka Rwanda ni iki wabonye cy'impindura amatwara kuko tubona kenshi na kenshi kwa haka n'ahantu wishimira watubwira cyangwa ushobora no kubona hanga bimeze bite ubona bimeze bite ubona bimaze kugera ku ruhe rwego ku buryo n'iki wenda imbere hawe wabona ari heza cyangwa wenda haba ari habi wabwira abantu bagukurikiye ikintu yari kibi ntabwo gikora bivuze ngo ni byiza sana kuba wenda kuza iwawe haba mpaje ubwa mbere ubwa kabiri n'ubu nkaba nyizi ni uko hari ikiza nzi neza ko imbere kizaba gihari yego yabe hari nakaba nigumira mu rugo nkabengera ubwo no kubanga ibintu byiza biracyari imbere ahubwo n'abandi bazi nizere ko nabo bari kutwumva turabakira hano twebwe timu yacu haka Rwanda twakira buri muntu wese ufite impano ishaka kugira ngo izamuke murabona abangabo twaheranye cyangwa twatangiranye hari benshi n'ubwo mutarabona cyangwa wenda mutabonye ari tudasimbutse rero ka tujye ku muhungu wacu bamwita Keji gogwe nyiribirwa rwa Sara imbere cyane bimeze bite Keji amazina yawe n'iki hari imbere wakwivuga nayo n'iki nk'umuntu ukigera ahangaha n'iki ubundi n'iki ukatubwira uko watangiye sinema no kuyumva n'ibyiza imaze kukugezaho nk'uko mubibona nanjye n'iki amazina ni Dushimana Manute yego Manute kijya gusobanura Keji nyine to ubwo n'iki angi bwongo n'abanange mba narifuje kuba twaturi kumwe yego tukaba twafatanya kino gikorwa nyine tukagira n'icyo tugeraho mu gihe bibaye ngombwa yego nuko nanjye cyifuzo mufite n'icyo kuba twagera aho tugera tukava aho turi nyine mbo Keji mbere na mbere filime ya mbere na mbere ujya gukina wakiniye hehe ni iyihe filime ya mbere na mbere wakinnye mu buzima bwawe wakinnye bwa mbere nimwe ku mashyirahamwe yego nta nubwo uranayisohora ahubwo ya filime turi kumwe na Debayero na Banoza n'iki irahari bayita Africa City Gang ni filime reka njye nyireba iri kuri cyane ntabwo njye seri ntabwo ndayibona bigaragara yuko nyine cyangwa bashaka kureba izari atabahari abashaka kureba izarimo ibyaba turabyigaho ibyawe nuko ibintu ni Ruzungu komeza babwire n'iki bakumva ngiye kwitaba umugore wungutse n'icyerezo umuhungu wacu rero Keji filime ya mbere na mbere bayita Africa City Gang wakinye nubwo utazi ko yasohotse ariko biri kuri YouTube haka Rwanda ubwo bisobanuye yuko ugomba kugira ibyo ukurikira kugira ngo ibintu bigende neza amenye ibihangano byawe wakinye
nimba bisohoka nimba bidasohoka nimba bigomba kuhagera ukajya ubisharinga cyangwa yenda ukabimenyesha inshuti zawe n'abavandimwe ko uri umukinnyi wa sinema. Ubwo rero niyo mpamvu bavuga ngo ikintu cyose watayeho umwanya wawe ugomba no kugiha agaciro mu gihe cyagise cyasohotse, ntukamere nk'abandi bakoze ikintu wenda batera iyo ngiyo. None intumbero cyangwa uko wumva bizagenda nyuma, ubona bino bintu bizagenda neza bikagera ku rundi rwego wifuza cyangwa ubona uzabireka? Urebye nyine iyo bintu biri gutangira ntabwo watangira ngo uhite ugera ku kandi no kugenda gake nyine. Aho dukomeje ku basore bacu b'ibitangaza, atukugiye ku musore bita Katripurari. Umusore bamwita Katripurari, uyu nguyu ni wa wundi mwumva urimbura imisozi yo kuri imihanda. Uko akora mbese imikorere ye iba ari Katripurari, akaba ajya gukora siporo, akaba ari umukinnyi wa filime, aho turi kumwe n'umusore wacu bita Katripurari. Katripurari rero bagiye kumwita Katripurari, buriya izina rigera aho rihera. Katripurari bagiye kwita Katripurari, warimburaga imisozi, warimburaga amazu, bimeze gute? Kuko ubona ko uri umusore kuko w'umashagaga. Ubwo bajya kwita Katripurari bimeze gute? Byagenze gute? Byatangiriye? Urakoze cyane. Ubundi amazina yanjye ni Uwimana Katripurari, muri cyane umwana w'ikinyendaro. Mazina 5. Ubundi ngewe mu buzima bwanjye ubundi namye numva umubiri wanjye sinzi, ntabwo umeze nk'indi yose, ntabwo umeze nk'uwawe. Ubundi numva nshaka siporo, ibintu byo gukubita, ibintu by'amafilime, ibintu by'iki n'iki wagezeyo. Yego. Ibintu bya sinema n'amafilime n'iki kugira ngo nisange muri haka Rwanda, n'ibyo byaturutse muri siporo nakundaga cyane. Ahanini nagiye Kenya n'iki mu kwirukanka muri Kenya marato. Wagiye muri Kenya? Nagiye Kenya. Wave naha mu Rwanda uhagarariye u Rwanda cyangwa wawe wihagarariye? Nahagarariye timu runaka. Iyo timu bayita ngo iki? Iyo timu byasaba kanyibuke. Warayibagiye cyane ko bayisacinze muri telefone. Okay, noneho ubwo no kuvuga ngo filime ya mbere na mbere wahereyeho ujya gukina kugira ngo umukinnyi wa sinema mu Rwanda ubu wisanga muri groupe ya Haka Rwanda. Bimeze gute? Niyihe filime ya mbere na mbere wakinye mbere yo kujya kwinjira muri Haka Rwanda? Filime natangiye bwa mbere nayitangiye 2018. Yego. Bayita ihuriro ry'imiserebanya. Ihuriro ry'imiserebanya. Iyo filime wayisanga hehe? Niki wagezeyo kuri Haka Rwanda. Kokwa. Bisobanura ko wahereye kuri filime ya Haka Rwanda. Yes. Biza kugenda gute noneho? N'ubundi byarakuze bigenda gakeya, turakomeza nyine urumva akomeje kuzamo ibintu by'ibibazo n'iki bitewe n'iki wagezeyo. Ubu ngubu aho ugeze noneho sasa umaze gukina filime zingahe ugereranyije n'umubare w'izimaze gukina? Ngereranyije maze gukina nka filime zirenga 5 muri Haka Rwanda. 5 muri Haka Rwanda. Bisobanuye yuko kakanya ngiye nakubwira filime wakinye zirenga 5 muri Haka Rwanda. Ntabwo uzibuka? Uragereranya nk'5 ariko zirarenga. Kandi atubwiye ko zitarenga 5. Uyu mugabo arakanganye ariko abwira ko yakiye filime 5. None zigeze mu 10. None se tubigenze gute? Ubundi Katripurari ubundi iryo zina ahantu ryaturutse ubundi ni kino kigabo. Kino kigabo ubundi cyahaka. Mbese to wakigabo? Kokwa. Ubundi kino kigabo ubundi rino zina kwango kirinyite. Ubundi urabona rinovi. Ntabwo kamera yagerayo. Ntabwo ni iki wambaye ipantaro. Ariko iri zina ni izina rikomeye cyane, nge nararikunze bitewe nanabikoresha. Bakatripurari bura rero barimbura imisozi akarimbura n'amabuye byose. Ubu ngubu yahita kwereka n'ukuntu iri buye yahita rihindura umugati akahita rihekeye, ikahita rihinduka. Kandi bajya babivuga ngo ni Katripurari ararimbura. Igera hano. We yanze kubyemera. Yere mujya munyobera. None se uni Yesu sa yahinduye. Arariye nyase nuko umugati ari ciri. Ntabwo nigize Yesu Kristo. Sibyo. Yesu uni Yesu yahinduye. Umugati kimenye iryo. Katripurari banza uce bugufi. Kombona
twebwe turi urabona uyu mugabo ni katiripurari izina ryayo mwita katiripurari imbura imisozi amabuye byose agashwanya amabuye akahindura imiganda noneho urabona iribuye twe dushaka yuko nka katiripurari umuntu yarirya yarikanja cyangwa wenda akaba yarimera cyangwa akarihindura ifu cyangwa akarihindura capati ndabona hari ukuntu abantu batubesha baba amaji ngo bayekenya inzembe n'iki burya buri kintu cyose igishaka cyashoboka yego iribuye warikanja rikahindura wibitubwira ku magambo kubitubwira muri kanja no muhanga Shauri yes. Niko kaka niko. Ni yes na mugore. Hola. Oya essence yarahenze niyo mpamvu. Nta mavuta yararimo muri karite prime. Turi kubona umugabo ibu yaragiye kurihindura ubufu ariko mubonye ibintu bimubayeho abantu mwese cyane ubundi essence yarahenze bigaragara yuko rero muri katiripurari we muri we moteri ye ibura essence ubwo rero bigaragara yuko tugomba kujya kubigega twanye tukongeramo essence kugira ngo katiripurari ikore neza katiripurari ibintu ni ruzungu ibintu ni amahoro ibintu ni wanene filime ziri imbere rero ziteze gute ko niki wagezeye filime ziri imbere tukizakugezaho ugomba kugera aho ugomba kuzagera mu gihe runaka nitugezayo none no guciye mu ijambo bimeze gute abantu batitwara neza wenda muri sirenge baba barimo cyangwa mu byo tuba turimo muri urugendo turimo rwa sinema mu Rwanda bibe bimeze gute ubona wabagiriye inama nk'abantu batitwara neza muri ibi bya sinema turimo inama bagira iminota tugendeye mwa bino bya sinema cyangwa se wenda urubyiruko muri rusange nabo muri kumwe nabo mukora nabona wenda batitwara neza ikintu nihereyeho wo kandi ni wica inyuma ntago ndica inyuma ko ntabwo ujya gutanga urugero nyine ku bandi wowe wihereyeho wese ugenda neza rebye burya nta muntu w'umwere ariko mbona wacu ndagerageza ariko burya icya mbere turebeye no kuri bakuru bacu twa twavuze nihereyeho niyo mpamvu nihereyeho ni nanjye uri kuvuga ariko ari wowe uri kuvuga oya ni wowe uri kuvuga ariko nyine ihereyeho uvuga ngo njye nihereyeho yego ubona wakora iki kugira ngo ibintu bigende neza kuko nk'umuntu utitwara neza icya mbere kujya ku murongo yego ukareba ibyo wagenzemo nabi ukamukubita ukabireka ntabwo uzamukubita ahubwo uzakopera gute gukopera nta kundi uzareba n'iki gagwe ahajya wamubonye reba amakontineri ugatera amakontineri nzayageraho gute ni ugukora ntabwo nzarwana sinzabigenza gute ni ruzungu ni ugukora muri haka Rwanda dukore cyane tujya mbere muri izo sinema zacu dukora muri filime nyarwanda dukubita dushwanyaguza tunarimbura ibintu biba ruzungu wagezeyo gogwa yatsinze hola rero iyi ni disize haka Rwanda aho bari kumwe n'abakinyi be banyabo indani rero tukaba turi kuganira gahoro ruzungu tureba aho imikoranire igeze aho twagiye tuvana aho tugeze nibyo dushaka kugeraho intambwe tubura cyangwa iyo tumaze gutera ukabona yuko tumaze kugera ku bintu byiza cyane kandi bishimishije ubona yuko urebye igihe twatangiriye n'igihe tumaze kuko twatangiye na ndugukeka ngo turi kwinjira mu kwezi kwa kabiri ku mpera zako ariko bikaba aho bigeze ari ahantu heza cyane hashimishije turi kumwe n'umugabo bamwita Scott hola bimeze bite bimeze sawa cyane ubona no kuri n'umunyarwanda ndi n'umunyamerika wowe tubona uri umunyamerika ubona yuko nkora nk'abanyamerika none se isura yawe ko tubona iriye birabura kandi gakoroboye hari abanyamerika bose sikari abazungu yego iyo ngiye kureba nkareba wenda nk'umuhanzi bita Akoni akorana n'abanyamerika kandi si umunyamerika kandi ni n'umunyamerika icyo nzi cyo buriya bajya bavuga yuko umuntu aba umunyamerika ariko wenda afite ubwenegihugu bw'ubunyamerika
ese wowe ubu ngubu aka kanya ubwene gihugu ufite nubwo ubunyarwanda nubwo ubunyamerika bimeze gute kugira ngo uko witwa Scott kandi uravuze ndi umunyamerika bimeze bite? Njyewe umunyamerika numva nabubona kandi numva yuko nanabushyikaho bitewe nuko hari byinshi nzakora kugira abamubwo ubwene gihugu bwo muri Amerika. Aka kanya yewe Scott numva kuba umunyamerika nari ikintu byamenya kandi numva yuko nzabiharanira. Mbere kugira ngo nze muri haka Rwanda umva n'izina Scott hari ikintu nabonye umugabo bita Scott yakoze numva ndagikunze. Yari umukinnyi wa filime mwiza. Noneho tutarajya kure, Scott ni umukinnyi wa filime mwiza koko. Watubwira igihugu yaba abamo cyangwa atuyemo? Scott Adkins ni umunyamerika. Yego. Niyo mpamvu nanjye mba niyita umunyamerika. Yego. Abahehe nta gihugu watubwiramo, turabizi Amerika ni nini nk'uko wumva u Rwanda rero, ariko u Rwanda rukagira uduce amafaranga ya mushisi mu ntara hirya hino. Uko wumva n'iki bimeze bite mbese watubwira nk'igihugu yaba abamo Scott? Scott Adkins ni umunyamerika. buriya wibuke ko ari we Scott rero ni umukinnyi nakunze kugeza aka kanya numva nshaka kuzakora ibikorwa nk'ibya Scott. Numva mu cyo nakora cyose nita Scott, numva yuko nzabiharanira. Aka kanya nanjye nshaka gukina filime mbe nka Scott. Filime ya mbere na mbere watangireho rero ujya kubikora ibyo bintu, wahereye kuri ihe filime bayita, watubwira izina ryayo cyangwa filime mbese watangiriyeho? Umunsi wa mbere mbikunda cyangwa numvishe nabikundaga ni igihe narinda aho ngaho mfite uduceri dukenya, nkumva najya kureba filime, udufaranga twose mbonye nkumva nareba filime. Mbese ku buryo ubuzima bwanjye bwose nakunze filime, naremeraga nkanarara hanze nyine kubera filime utaha bwije. Wagiye kuzira muri sinema? Nagiye kuzira muri filime nyine mu Kibanda. Mu Kibanda nagana mu Kibanda ni ahantu barebera amafilime. Ubwo icyo ni ikihe kirimi noneho? Ni ikirimi cy'Uruganda. Uruganda bakita mu Kibanda. None se uri umunyamerika ukaba n'umugande? Aho ngaho ni ururimi rw'Uruganda nyine bitewe yuko indimi zingahe noneho? Njyewe nzi indimi eshatu. Hari Urunyarwanda, hari Urugande, hari n'Icyongereza. Yego. So ubu ngubu twagera rero aho turi kumwe n'umusajja wa fe ajya kutugambira buri kimwe cyo kirina. Namwe basajja ba fe rero ubu ngubu gahunda ni imbere cyane. Uno musajja wa fe agiye kutugambira. Naye musajja kakati bade ubade ki? Nze njagara kuzanya filimi kubanga filimi njagara kusinga byonna. Ego. Kati nemere ndinze kugikora kubanga filimi magira cyoka kubanga kati sawa zino ngo urabo muzanye mangere go bayita mu rurimi rwa Ferro Runyarwanda Scott mu Ruganda bamuyita mangere mu rusajya mu Ruzungu naye kati babyogera mu Ruganda. Kati mangere gonsinga kumatira kubanga kati sawa zino ndi wano gantu defena turi wamo kati njagara kuraba mangere cyo yakoze kati murabirire ko nziye musinge kubanga kati sawa zino njagara kusinga mangere kati nabarara barabe ngo ono Scott ngasobora no mangere kati ngasawa zino njagara kati filime mu Jonasoka kuzanya kati nasoka kuzanya omuhigo fande omuhigo Jonasoka. Hola tewari tabu mukama gukumire akoretere buri kimwe cyo kirina agupatire urutondo rwo buri kimwe cyo kirina. Ubwo ne cyagezeyo aho ni kirero ubu ngubu ibintu bikomeje kuba byabo buryohe abakinnyi dufite ba filime aho bakomeza kugenda batwereka ibintu bitandukanye, aho bavuga indimi zitandukanye, bavuga Icyongereza, bavuga Ikinyarwanda, bavuga Ikigande, bavuga Igiswahili. Gahunda ni imbere cyane, aho tuba turi kumwe twishimye tunezerewe, tukaba turi kumwe na buri muntu wese bose n'iki n'abakinnyi ba sinema. Walambarano wagezeyo umuntu wajye imbere cyane kogwe ntabwo bahari wa Scott umuntu wa n'iki kogwe wagezeyo akira kanya nyuma maka
uzagakata tuci kogwa n'icyo abantu bacu ubu ibintu biba ari ruzungu. Rero ukeneye kudushaka cyangwa aho watubona kuri filime nyarwanda wadusanga kuri Haka Rwanda, niyo YouTube channel yacu, niho ibikorwa byacu byose biba, niho wabisanga. Ikindi dukomeza kubabwira ko nkuko turi urubyiruko tuzamurana cyangwa tugafata impano z'abandi babuze uko bazizamura za bagenzi bacu, tukaba twazizamura, tukaba twagira aho tuzivana naho tuzigeza. Tukaba rero twakira buri umwe wese waba ubikeneye. Imbuga zirafunguye, aho wadusanga wamamagara kuri nimero yanjye 0787864534. Bamwita Haka w'i Rwanda, mubi cyane, no face no stress, nyiri gisura nk'icya bitogiye ku murenge. Cece kogwa niki wasikoti wagezeyo imbere cyane. Ubu ngubu rero ikikubwira ko twateye imbere, ubona buri muntu wese abuze ahugiye kuri telefone, abafite amataci, abafite za katushi n'abandi nk'abo ngabo. Buri muntu wese aho wamusanga wamushishikariza yuko yakurikira filime z'inyarwanda. Filime nyarwanda ni filime nziza cyane dukora twishimiye kandi duhora dukora buri gihe. Twifuza yuko hari aho byava bikanagira, ariko burya byose no kubera Imana, gahunda ni imbere cyane. Wagezeyo ubaye wumva n'iki kagwa n'iki hahita hashya. Aho rero dutegereje abantu bacu, dufite abashyitsi batumiye. Ubwo n'icyo wagezeyo asirere ariko uri minota ingahe? Oya soza birangire. Dusoze birangire. Iminota se ni marizo. Noneho twagiye tugiye gukora ubutembere. Hola this is Haka Rwanda. Akaba ari filime nziza cyane cyangwa abakinnyi ba sinema. Ubwo niki twaje turahari dukomeza kubwira rero abantu badukurikiye. Njyewe ubwanjye mbabwiye amateka yanjye nahereye kure cyangwa mera ahantu havunanye hamwe. Umuntu akora ikintu ari uko bibaye induru, ubwo mbashatse kuvuga yuko ibintu nyine biba byarabaye starago ubuzima umuntu aba yaranyuzemo, ariko bikaba byiza yuko tubigaragaza muri mu mpano dufite na filime zacu tugenda dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo rero tukagenda tubakorera filime nziza cyane. Dufite iyo bita ihuriro ry'imiserebanya, dufite iyo bita ubuzima, dufite iyo bita ishyamba rya Karori n'izindi filime nyinshi cyane. Rero abadukurikira cyangwa n'abandi bagenda n'icyo wagezeyo biba ari ruzungu. Rero abantu bacu n'iki cici wagezeyo bamwita Uwase bimeze bite? Bimeze nabi. Wameze nabi gute? Wowe hanga ntago wariye? Arashaka inana. Ashaka inana? Wapi sigiye? Inana? None bimeze bite? Ko nayo ko numva uri kumbwira ngo ushaka inana. Uri kumora mu nyamunyu. Uri kuyikora igatera? Haka bwije soza. N'iki wagezeyo? Iminota se n'icyo wagezeyo? Ase wasoje ku bintu. Gahunda ni imbere cyane rero. Rero abadukurikiye mwese gahunda ikaba ari imbere cyane. Aho nkomeza kubabwira yuko udukeneye wadusaba kuri Haka Rwanda. Ubwo ibindi byose byo waduhamagara kuri nimero naguhaye, maze ubundi tukakwakira ibintu bikagenda neza. Ubwo rero nkomeza kubatashya cyane mbabwira yuko gahunda ari imbere cyane, ari kubikurikirana kandi ukabikora ruzungu, ugakora subscribe, ugakora share mu dukurikiye. Ikindi ubwo ibindi ni imbere cyane. Rero hola amahoro y'Imana bane namwe. Wagezeyo cici wagezeyo imbere cyane. Bimeze bite? Ndahari cyane. Abantu bawe n'iki? Kogwe n'iki? Banki ntabwo kugaburiye. Banki iri. Rero yibona dore ko Ojumani. dore ugendana nayo banki ni. Hola wakeji. Umuntu wawe dukurikirana ruzungu. Zira filime zigomba kugenda neza. Neza cyane. Wagezeyo? Hola ni Wakati ripurari. Hola. Bimeze bite? Waneza. Ibiro ni wane? Urahora kome. Urarimbura go. Wa ko mono bondo botarire. Ko mono botarire diwe. Nakuvune.
hola Hola. mubi cyane Wasikoti. Umuntu wawe sha. imbere cyane Ukamari cyogezeyo. Ukama gukume. akumeye kiro Akuretire buri kimwe cyose rino. Gahunda ni imbere cyane. Abantu bawe rero n'iki kogwe yari haka Rwanda mubi cyane. No face no stress nyiri gisura nk'icyabito cyo ku murenge. Muramuzi no mu Bubiligi.